Jane mwana we. Kuki utagiye kwiga habaye iki? Nse nkirya. Ese mwana we. Nibura basi wagiye wigira ku ishuri ukabongeraho intambara zahazo n'udaca. Naho guhungira mfite no ku ishuri. Nakabaye rero. Habaye iki se kandi? Ukaguma nkiryamira. Kubera iki? Ese mwana we uzi ko iyo utakaje umunota mu isomo uba utakaje ikintu kinini? Wowe ntabwo wabimenya nyine byihorera. Oya mbwira mwana we habaye iki? Meze ute? Zibo, usimeze. Shanize neza. Musabwe se amakuru ya Jane. Sana bandizi, subiza ko yandakariye. Ndabyumva ariko nyine byatewe natwe subiye twagiye kumura nta mpamvu dufite. Kandi uburyo wamwitwayeho nawe ari wowe nyine byakubaza ntabwo utagushimisha kabisa. Shani ndangije. Kandi cyakubwira ushaka kumwiza uko masoke. Hafu kumingagawe kubyo twese twarayenzaga. Siko nigeze kaceme rwose bukagera ibyo bitumvikana. Ntabwo twakwitwa ko turi inshuti ziwe sibyo nta kintu tumufashije na kimwe. Examen ziregereje amanota yiwe ari gusubira muri sungo byagenda gute? Ntakwirukanye se? Iki kabaye? Undi nagize njya ku ishuri ngiye kureba basi mbere nawe tukaba turi kumwe. Ariko nyine nawe twashwana. Mbese mwapfuye iki kandi? Ko nibutsa inshuti yawe. Ibintu byose namubwiye agiye abibwira abanyeshuri. Ukabona? Aha. Muri gucura inama mu migambi yo kungambanira mushaka kwihorera. Ariko ntabwo uzaduha amahoro koko. Ese buri munsi n'induru ntuzi n'igituma umwana aryamye ahubwo nukuza udutura umujinya. Tetwa ndagira ngo nkubwize ukuri. Icyo nzi cyo mugomba kumenya nuko ntazahura n'imvune. Gusabira kabije yabiyigize inyamaswa y'inkazi ntabwo nzi ibyo rwose. Bonde wa nyamaswa y'inkazi. Murya muri menge. Ubundi se ni kuvuga. Wabonye aho umuntu agwa ntawe umukozeho. Banza ari n'igihano cy'Imana. Ariko wa mugore we ndagira ngo nkubwire ko ugomba kureka gusuka ibyo bigambo. Ni ikibazo. Sundi dege. Baretse tukajya gusaba permission muri discipline tukajya kuyisoma. Permission rero nta itekerezo mfite kwenda. Ese n'abayobozi babizi ko imyitwarire ya Jane ntabwo ari myiza. Noneho ari no gusiba. Akeka batatwemerera. Nta kintu ushaka kongera kumva gituruka mu kanwa kawe. Nta mateka yawe nshaka kongera kumva yo gusuka ibigambo. Ariko ubundi wowe kutagiye kwiga. Ibyawe no kwicarana na nyoko mucura inama mucura n'imigambi mibi. Sundi yakwiga akabifata. Hejuru y'amagambo mumubwira. Ikikuraje ishinga no gucura inama na nyoko muzanira amagambo y'ubugore. Ese ayo magambo yawe yatuma Nta magambo yawe nshaka. Icyo nzi cyo nuko ibyo byose bigiye kuzarangira. Sinzina nimba zanamvugisha azayica. Numvikana ariko nyine nta kundi twagerageza amahane sibyo. Twagerageza tukamushobana nawe no kumwishyura. Kandi sinzi kuvuga ngo birakuba byarabaye akakurakarira. Nawe ategereje ko ushobora kuba wakwihura nyine ukaba waza ukamusobanura ukuntu byagenze ukamuganiriza. Bishoboka zambaza. Davis ni wowe nshuti wenyine ya Dangera afite nese numva yakwemera kuguhomba. Mu rugo nta mahoro bafite. Bishora gufite nk'inshuti ni wo mu buryo mwumvise. Sibumva yakwanga kubereza imbabazi ngo ishine inshuti zacu bifasha kumwumvise uko byagenda gute. Cyazo. Mamusiga uri seri cyane.
Urose ko mu kigo nta muntu ari kubyibaza mbona ukwezi. Reka Peter. Mpamvu yo kutabasekera. Reba Jeanne hari inshuti yanjye uburyo bufite bwo kumugura ndetse no kumurwanira amahane. Bivuze ngo turi gukora ibintu byose kubera umukobwa. Cyane cyangwa no kuzamara ngo kandi ubu bivuze nkaho ndi mu bwaje utambwiye kuri ibintu bishobora kuvuga Peter man utambwiye kuri izi bora wazikoze wabonye ishanje nakoze sikeza n'undi nawe ushaka amakuru yawe ngiye kumureba rero nyine narisize agiye kwa sogokuru. okay none urabona niyo nzira reka nihute nyureyo musuhuzeho gatoya murebe Oya nyine nawe uhari nasize nyine kose bite byawe agiye kwa sogokuru ntawe uhari ni cyo kibazo gihari ntacyo nyine njyayo kawe genda ujya guhaha nta kibazo umwana kuno mwana ari kumpisha iki buriya ndakwiyemye mukobwa ubundi byose baba bingurira usigaye ku buryo twaruka mu mutaga koko ariko se turabizi njye nta muntu uryarya nta umuntu uza akanyigiraho umuntu muzima kandi ariryarya muri we ndakwiyemye amakuru atari meza mwese bimeze cyane kubibona nahuye na Jane ndamusuhuza ndamuhamagara pe ntiyanyumva bigaragara ko ari ahari simubwiye ngo nze kukureba nkabona ari kubyemera ubundi ntari kubyemera gusa mvuga nawe kugira ngo mbanze nshobora reka mbanze nze kureba none reka mari byagenze pe ese ni ingome yakukubise ku gikuta ko bikabije cyako byagenze byaha wabibaruka bivamo Keribazo mbabarira ndabizi ko wandakarira kandi ko guca ku ruhande sibyo ndabizi ko wandakarira ko mbabarira urumva ntabwo nari gushimishwa no kubona aranakubita ibintu kandi ari njye namuhuje sibyo ikindi biriya bintu mpamvu nabikoze ndabizi neza ko mutakundaga hari ubwo mwakundanaga wowe na Aaron ku buryo ufite ukandakarira kuri iki kigero nko kunyihorera ariko igisubizo cy'ukuri uba gifite mu mutima wawe ndabizi ko mutakundanaga urimo kunyihorera ariko ubitekerezaho ibyo kwibwiza ukuri wowe n'umutima wawe ariko nanone ufite
umbabarira sibyo ngenda byicuza ibintu byose nakoze ariko ntabwo mwakundana ndagiye uze kwitekerezaho wibwiza ukuri urajyaga mbwira kuri ya jena ariko ayawe umugabo ni inyamaswa ubyumve sinabona ko bikubwira kuri rwa rwego nawe tubasha kubyumva nta kintu kitabarisha none uzi ko kuzarira ese jena uzabigenza uko uzaguma wiga cyangwa uzaharanira uburenganzira bwe nyine ntabwo byoroshye ese bikana bibyaye urundi bizarangira gutya reba nk'abo umujyanama w'ubuzima impamvu ari byo ajya kumbwira gutya nasanze ndi kuganira n'umwana tukiri arangije aza mbese aza nk'umujura atwumviriza ibyo tuvuga yumva umwana ari kumbwira ko hari undi mwana mugenzi we wamubwiye ngo ku ishuri ryabo hari disipurine agize ngo arabyumva arasara ati nakubwiye kuza mbese ubwo kumwigira amenge n'ibintu kumwigira amenge nese undi jena agiye kwigira disipurine mba ku ishuri hari mumubwira ngo minerivare se birahenda minerivare ari mwese agiye ko abimenye ubanza yamutsinda no ku ishuri ntukwiye kuva mu ishuri kandi nanone ntukwiye kwiga ibintu udashaka ni wowe uzi impamvu wahisemo ni nawe uzi icyo bizakugeza mu gihe twebwe twa kera se kera batuyobora kuko bashatse aho badushyize tukaba ariho kugira ngo birakwiye ko hari igihe ugomba guhaguruka birakabije nawe jena tuze kugira ndabizi kandi vuba aha bizakemuka ndabizi neza byonyine ibikomere yaguteye ugiye kumureka ukavuga yuko hari n'uburenganzira bw'umwana muri runo rugo butari gukurikizwa ndabizi neza ko bamushyira ku murongo